kahita mbwira nko mu madorari. Hoya Ibintu byakomeye. mbwira nk'ubukwe bwa kera ufite ari ubwa ryari. Ugasanga uragiye yego pe uvuze ikinyarwanda uvuze ikinyarwanda ukoze ibintu neza ariko utuntu two kuvuga ati reka nshimisha abantu. Ugasanga abantu kandi baje mu bukwe wagira ngo baje gushyingura wagira ngo bari mu kiriyo. Ugasanga basaba amashyi ahubwo ngo mu mama kandi nta kintu gisekeje uri kuvuga yego ngo basusurutse bajye muri mood. Hari n'igihe nanjye bikunda kungora ugasanga umuyobozi sigeze abashimisha bari board noneho najyaho ugasanga kugira bazaseke biragoye kubera n'ubundi bari muri gahunda zo kubaringa n'ubundi uje ushatse kubasetsa kugira bazaseke biragorana. Yego kandi yo umwe musi mu bintu asabwa n'uturingushyo two gusetsa abantu baje mu bukwe. Yego noneho hari ubundi iyo nsotse mu ngamba nyine iyo maze kuvuga amazina yiwe nkasohoka nimbone nk'abantu nkabangaye baje akambwira ati de nimero zawe wakoze neza aho ngaho namvuga ati shana nakoze nabi kabone nawe waba wahembwe. Niyo naba nahembwe ariko tukamvuga ati nakoze nabi ntango ingamba yanjye naryoheje. Numva ngo ubundi we muri rusange ubukwe ugiyemo bugwa kandi kazi. Ubukwe ngiyemo mu kandi kazi bwiyo nsose nkarinda naha n'abantu nk'icumi wambwiye ngo de nimero zawe amvuga ati none uyu munsi byakomeye buriya bwameka ibwo bwankoreye umunsi kabisa. Oya kubera mbwira ntango bibaho uko abantu bamamagara gasi ko ari kumara telefone nenda guturika umva n'ubu bari kumamagara abantu barakaye noneho kubera buriya bwameki ayo nakorera gasi yo bari kuma yiyongere wazamuye igiciro nawe. Nanjye nazamuye igiciro kandi singiri no kukibabwira akazi kansekeje nako umuntu ufite ubukwe mu kwa munani akaba nama yavanze. Oya ubu nimba nzaba nyiriwe itariki zingahe? Itariki ya mbere z'ukwa munani.